ni umujeni dutangiranye nawe ari kugenda mu muhanda, gusa niba ubibonye neza ageze ahangaha arakubwa. Nk'umujeni wese ukeneye kwihesha agaciro nk'iki gihe yaje yirukanka kugira ngo aze kuba yakihagarika ahangaha mu kizu kitagira abantu, niko gukuramo agakapu akarambika ahangaha ku ruhande, arangije atangira gukojora. Nawe kandi ndakeka uri kubibona, ukurikire filime witonze. Uyu musore gusa yari ageze ahabi, uyu musore niko gukamura ndetse cyane. Barakwereka ku rundi ruhande hari umukobwa uri kwigendera, umukobwa nawe ari kugenda mu muhanda, gusa nta nubwo tuzi yavuye niyagiye, ariko ibyo ntabwo tubyitayeho. Uyu mukobwa uko ari kugenda ageze gutya abona hariya umusore uri kwihagarika byakomeye, abona umusore rwose ari kwihagarika, ndetse uyu mukobwa aguma kumwitegereza cyane. Uko uyu mukobwa ari kwitegereza uriya musore akaba nkaho bimutangaje, ndetse wagira ngo ni n'ubwa mbere yabona umuhungu uri kwihagarika. Uyu musore nawe niko gukomeza gukamura, ndetse nk'umuntu wari wakubwe ari mu muhanda agatinda kujya kwihagarika, ahubwo akabanza kujya gushaka ahantu yihagarika. Ntabwo byabaye ngombwa yuko ahita arangiza ako kanya, gusa uko ari kwihagarika ahangaha umukobwa yatangiye kumwitegereza ndetse atangira kumuhengeza. Nukurikira neza uyu mukobwa urabona yuko hari ibindi bintu yatekereje. Agize gutya akora mu bubere, akora hagati mu sutiye, ahita akuramo amafaranga, ndetse amafaranga menshi cyane. Ko uyu mukobwa ari gukuramo amafaranga akomeza kwitegereza umusore uburyo arimo yihagarika. Ukurikire urebe isomo riri mu ibi bintu, urebe n'ukuntu abantu bashukwa n'ubusa. Ubwo umukobwa yaje ari gukebera, aza ari kububa gake gake anyonyomba kugira ngo uyu musore ataza kumwumva. Umukobwa niko gufata inoti za 5 ndetse harimo n'iz'igihumbi, azitwara mu ntoki agenda gake gake kugira ngo uyu musore ataza kuba yamwumva. Umukobwa niko gutangira gufata amafaranga atangira kuyanyanyagiza aho umusore ari buze kuba yanyura. Nyagasani, uyu mukobwa nawe ntabwo yiyoroheje. Umukobwa ntabwo tuzi ngo niki agamije, ntabwo tuzi ngo niki agambiriye kugeraho, gusa nukurikirana filime witonze uraza kuba wasobanukirwa rwose. Nta kintu hano mfite kuguhisha, ndetse niba ari ubwa mbere kanda subscribe, share ndetse na comment, tujye tubana umunsi ku wundi. Barakwereka umusore nuko nguko yakomeje kwihagarika, gusa ntabwo azi yuko yajwemo n'umukobwa ufite ibiceri ndetse n'amafaranga. Umukobwa niko gukomeza agenda atondeka amafaranga agira ahantu ahinguka. Uyu mukobwa abonye ahagejeje aya mafaranga, abona ibyo ntibihagije, niko kuza gake gake afata n'igikapu cy'uyu musore. Nyagasani, uyu mukobwa wakwibaza ngo ni iki agambiriye kuba yageraho? Ese nibura wenda yaba akiguze iki gikapu akaba ari amafaranga yishuye ntangamo kimwe, yaba akibye? Wakibaza ngo ni iki agambiriye kugeraho? Gusa nukurikirana filime witonze, ndakubwiye ngo utege amatwi ndetse utegereze, utege n'amaso, ubashe kuba wasobanukirwa. Umukobwa ariko wagira ngo ahangaha afite irari ku buryo bumwe cyangwa se n'ubundi. Ukurikire, ubwo barakwereka uyu musore nawe uko yakarangije kwihagarika, ageze gutya abona amafaranga menshi cyane. Uyu musore biramutungura ndetse binaramutangaza, aravuga ati aya si amafaranga ndimo kubonara cyangwa naba nibeshe? Arangije arareba aravuga ati si agakapu kanjye ko nari nkarambitse ahangaha mu kanya gatoya kaba kagiye? Gusa arangije aravuga ati ariko ntabirenze, aya mafaranga ni menshi cyane, naguramo n'akandi gakapu bikagira inzira. Umusore arebye amafaranga, abona ibintu byose bimeze neza, gusa ntabwo azi umuntu wayasizeho. Umusore yakomeje gutoragura amafaranga ndetse akomeza kugenda ayakurikira. Umubare w'ayo mafaranga ni mwinshi cyane.
uyu musore rwose yari ari kubona yuko Imana imugiriye neza, imuhaye umufungo nk'umuntu wese wari uri kugenda afite iyo yigiriye, yarangiza akaza kwihagarika hano mu kizu gishaje, yarangiza akabona amafaranga ameze gutya. Yari kumva rwose ibi bintu bitangaje cyane, kandi nawe ari wowe wakumva bitangaje. Umusore agakomeza kureba, akabona amafaranga rwose ageze kure, agakomeza agatoragura, akavuga ati nyagasani, Imana yo yonyine niyo nyihereye aya mahirwe, gusa aya mahirwe ntabwo nayapfusha ubusa. uyu mujeni ko umujeni ukizamuka ntabwo amafaranga nk'aya yayanyuraho ngo abashe kuba yayasiga. Ikintu icyo ari cyo cyose waba uramukoresha yagikora, ariko akabona aya mafaranga. Uko yari ari gutoragura aya mafaranga, akavuga ati Mana urakoze cyane, uri uwa mbere, kubera yuko ibi bintu ntabwo bibaho, biratangaje. Uyu mujeni agakomeza agatoragura, gusa amafaranga ari gutoragura hari ahantu agiye arakata, hari ahantu agiye aramujyana, kuko uriya mukobwa hari ahantu henshi yagiye arayashyira hatandukanye, ndetse hariho ayo mafaranga ameze nk'inzira ishobora kuba yamugeza ahantu runaka uyu musore. Ubwo rero icyo uriya mukobwa yari agambiriye ntitukizi, gusa nidukurikira filime twitonze turaza kuba twasobanukirwa. Ubwo uyu mujeni yarakomeje aratoragura amafaranga, gusa aho amafaranga ari kumwerekeza urabibona neza ko wa mukobwa yamutegereje. Umusore niko gufata ya noti ya nyuma yari isigaye, umukobwa uri ahangaha aramutegereje, kandi urabona yuko ibintu arimo bidasanzwe, bisa nkaho hari ikindi kintu ashoboye kuba yiteguye gukora. Ubwo umusore amubonye aratangarwa cyane, aratangara, aravuga ati ewe data we, dore umukobwa. Uyu mujeni arebye aya mafaranga aravuga ati mbega amafaranga, ati dore ukuntu Imana inkunda, ikaba impaye amafaranga, ikaba impaye amafaranga angana gutya, narangiza nkabona n'uyu mukobwa umeze gutya. Umujeni niko kuza asanga wa mukobwa ahantu ari. Nyagasani, uyu mujeni nawe biragaragara nkaho ari umusambanyi. Uyu mujeni niko kuza yegera uyu mukobwa, yamukuzaho ibibero bye, akumva niwa neza, akumva ni ibintu birangiriye. Gusa uyu mukobwa ntabwo yari yakamubonye. Uyu mukobwa amubonye, umusore ahita yijijisha nkaho nta kintu cyabaye. Umukobwa aravuga ati please reka nkwereke, maze umujeni aravuga ati oya, nari njye kureba agakapu kanjye kari ahangaha ndetse na fone. Maze umukobwa aramubwira ati tuza mbanze nakubwira, ati aya mafaranga ubona ni njye wayashize hariya. Uyu muhungu aravuga ati ni wowe? Uyu mukobwa aravuga ati ni njyewe rwose wayashyize hariya, kandi nayakugeneye, nayawe yabike. Uyu musore aravuga ati urakoze cyane. Agiye gufata agakapu, umukobwa aramubwira ati ariko oya, nyine hari utuntu nshaka. Ati ubwo wowe hari ikintu utari kubona? Maze uyu mukobwa aramubwira ati rwose ugomba kugira, maze ukaza bikaba byagira neza, kugira ngo ubashe kuba wakegukana aya mafaranga yanjye. Umukobwa niko kumubwira ati ugomba kubikora. Umusore aravuga ati ngaho rero reka nze nifatire agakapu kanjye ndetse na telefone. Umukobwa aramubwira ati ku neza akira mbiguhereze, ati ariko nawe ugomba kumenya ibyo ugomba kunkorera. Nyagasani, abakobwa b'iyi minsi dore ngaba, umusore yajya gutereta akagwa ko uyu nguyu ngo yakubaka urugo, nimufatireho murebe. Maze umukobwa aramubwira ati ubu nicyo gihe guze kuba wagira rwose, uze kuba wakora akantu kanjye. Umukobwa aramubwira ati rwose tangira akazi ube waza kundongora. Maze uyu musore aramubwira ati ngaho mera neza, maze mbashe kuba nabikurikirana. Umukobwa aramubwira ati aha hantu ntabwo haba hizewe, ahubwo reka tugende tujya hano hanyaho. Ariko uyu musore yakomeza kwitegereza amafaranga akavuga ati rwose ibyo uransaba byose ndabikora, tugende mbashe kuba nabikurikirana nta kibazo. Aho bigeze umukobwa niwe usigaye arigurira umugabo. Nyagasani, ibi bintu ukamenya ngo birakomeye cyane, ukamenya ngo iyi si iri mu marembera. Umukobwa akomeza kugendana n'umusore, ubwo ngo bagiye gushaka ahantu baza kurangiriza gahunda. Nyagasani, njye mba numiwe.
uyu mukobwa niko kumutambikana amujyana mu gikari, amujyana mu kindi kizu kitabamo abantu. Nukurikira filime witonze uraza kubibona. Ubwo uyu musore nawe akomeza kuba yakurikira kubera yuko yari yabonye umufungo, nta kindi kintu mwari mwavugana. Umufungo rwose wari wamwemeje. Uyu musore atangira kuba ikigoryi kubera amafaranga. Gusa uyu mukobwa aha hantu niwe uraza kuhafatira isomo. Ukurikire ubwo umusore yageze aha ngaha atangira kumubwira ati wowe unama maze nkwereke, uri kuntindira kandi mfite gahunda agiyemo. Umukobwa niko kumubwira ati ariko nakwishyuye yanjye, iburetse nkujyane ahantu nshaka, wowe ntugire ikibazo, muno ndani hameze neza aba arimwo tuza kwinjira. Maze uyu mukobwa aramubwira ati kandi nizere yuko uri buze kunkunda, sibyo musore? Umusore nawe niko yari yarangije kwemera, yari yarangije gufatwa na Taki. Umuriro wari watangiye kumufata, ariko kugeza ubwo yari ari kubona yuko uyu mukobwa nawe arimo kuba yamutindira, kuba barangiza ibyo barangiza. Ubwo uyu musore niko kugera aha ngaha atangira gufungura agakapu. Umukobwa amubwiye ati rambika igikapu hasi nkwereke utuntu unkorera. Umukobwa nako umusore atangira kwishakashaka, gusa yakuyeho telefone arangije aramuhereza. Umukobwa atangira gufotora. Umusore nawe aravuga ati reka nze ndebe ukuntu ashobora kuba ateye n'ukuntu ameze we muri we indani. Umukobwa niko gufotora yereka umusore, arangije umusore abibonye aratangara cyane. Se uyu mukobwa niko kumuhereza telefone aramubwira ati ubu ndakeka wabibonye neza, ngaho igihe ni iki ngiki ngo ube watangira ugakora utuntu twanjye. Umusore nawe niko kuvuga ati ntabwo nahezwa, aha ngaha ngiye kuba nakwicara amagini. Atangira kwitunganya, atangira kuba yarambika utuntu twose yari afite. Arangije aramubwira ati ngaho rero tugiye guhera kuri iyi positeri, beraka gutyo. Uyu musore atangira kakandi Bruce Melody yavuze ngo nakinyuma. Ukurikire ibyo ngibyo byarabaye, twasize uriya musore ari gutikura. Gusa uyu musore barakwereka uku nguku niko yarangije. Umukobwa nawe ni uku nguku barangije kumukorera ibyo yifuzaga gukorerwa. Nyagasani ibi ngibi njye ntabwo nabivuga mu izina. Umusore rwose arayagara, aravuga ati bimeze neza. Niko kuza gufata amafaranga. Ukurikire umukobwa agiye gufata igikapu, umusore aravuga ati iburetse gatoya reba hariya. Umusore niko gufata bya bikapu bye, ibikapu uyu mukobwa yari afite ndetse n'ibyo uyu musore byose abasha kuba yabitwara. Nyagasani umukobwa arebye umusore arabumura ndetse n'igikapu cye arakibura. Biramutangaza, aravuga ati kumbi wa musore ni igisambo. Nyagasani uyu mukobwa ibyo barabyirukankanye byose. Arebye atangira guhongorerwa. Gusa ibyabaye byose uyu mukobwa niwe nyirabayazana, niwe wabigizemo uruhare. Aha ngaha yatangiye kuba yakicuza ibyo yakoze byose, atangira kwirukanka kuri wa musore. Gusa sinzi niba hari ahantu yamukura. Ni nuku nguku tugasoje. Ndabashimiye cyane mwe twabanye muri iki gihe kingana gutya cyose. Ndakwibutsa ntugende udakanze subscribe, like, share, comment. Ndabakunda cyane. Ciao ciao.